igihe kisakwa ngo kiratangiye. Imana tugeneza ndimwe aho ngaho nanone nongera kubona umukororombya ubundi ngo ni sinya y'Uwiteka Imana. Umukororombya ni ikimenyetso cy'agiye kona mbona hejuru mu kirere mbona abasirikare. Imana bane natwe mbona abasirikare benshi cyane mu kirere mbona abasirikare benshi cyane ntabasha kubara umubare. Imana tugeneza nabo basirikare bari bakurikiwe n'igicu. Icyo gicu cyari kibakurikiye kibagose. Nagiye kumva numva ijwi rivugiye muri icyo gicu. Abonye babasirikare bari mu kirere ndabwirwa ngo numva ngo ijwi ravuze ngo igihe kisakwa kiratangiye. Imana tugeneza uwo mukororombya. Imana tugeneza ndangije nza kubona ubutumwa ku ahantu hatandukanye. Ndabwirwa ngo ubwo mukorombya wazingwaga numva ngo igihe cy'amahoro mu isi kirarangiye. Igihe cy'amahoro mu isi kirarangiye, mbese ko hajeho ikindi gihe, igihe kisakwa kiratangiye. Imana tugeneza naje kwibaza ngo mbese Imana bariya ni abasirikare bo mu kihe gihugu? Ni abasirikare se bo ku mugabane? Ahubwo nza gusobanukirwa yuko ari abasirikare. Nagiye kubona mbona abantu bari kugenda gutya bahetse. Nabonaga abantu bahetse, nkabona abagore barahetse, nkabona abagabo barahetse, taperebo, nkabona abasore inkumi barahetse, redebi kontrerebo. Ndangije ndavuga ngo mbese Imana yanjye ko mbona bose bari kugenda bahetse. Ese bari abagabo bahetse abana batwise ryari? Ese bari abasore? Ese bari abakobwa babyaye ryari? Izi ni karuvati. Iyi ni karuvati nuko nategetswe kuza bimeze gutya. Iyi ni karuvati. Ubundi ishati ntago wayambaraho karuvati ngo bikunde, ariko mwihangane mbikore kuko ari ndi mu buhanuzi. Noneho kubw'akarusho rero nge ndambara ebyiri. Imana tugeneza ndambara ebyiri. Iri ni ikote. Iri ni ikote uko nabibonye. Iri ni irindi kote rya kabiri. Imana tugeneza, Imana twiteho. Iri ni irindi kote rya kabiri. Imana mu ijuru ibane natwe, tugeneza iturengere. Nagiye kona ndimwe aho ngaho rero nagiye kona mbona abantu benshi ubwo bahitamo kwihimbaza no kwishyirejeho no kwiremereza. Ahubwo mu mwanya wo kubaha Imana no guhimbaza Imana bahitamo kuramya abantu no kubahimbaza. Imana tugeneza, Imana mu ijuru ibane natwe. Rero Imana irangije irambwira ngo abantu benshi kuko mbese bafashe icyoro cy'Imana bakakiyaka. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze ibiganiro byacu, mwese reka tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana. Mwese mu gukurikira ibiganiro by'Iyoboka Mana. Umugisha w'Imana n'ubaye namwe kandi ineza y'Imana ibome ndetse n'abanyu bose. Ndi kumwe n'Ibyizerwa TV hamwe n'Umusaraba TV. Twese turi hano tugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka ntangire mu ikaze. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Amen. Umeze neza? Turashima Imana. Imana irakurinze. Imana iraturinze, umubiri n'ubugingo birarinzwe. Hashimwe Yesu kurinze natwe katurinda. Haleluya. Reka tuguse kandi usubize n'uduteze amatwi muri kano kanya. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi mukunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri hose ku isi, turabaramukije. Turavuze ngo amahoro umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe mwese. Amen. Nawe kandi muhorane. Twishimiye kuba nawe kuri uyu mugoroba rero. Abantu babona ko ari ku mugoroba, ariko kandi ni igihe dukwiye gukora ubutumwa, dukwiye gukora umurimo waduhamagaye hakiri ku manywa. Yesu yaravuze ngo bugiye kwira kandi iyo bwije imirimo irahagarara. Niyo mpamvu wemeye kwaza no kuri mugoroba kugira ngo ukore umurimo w'Imana. Tukatvuga ngo Imana rero ikomeze ibiguhera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
reka ngusabe rero usenga Imana, numara gusenga Imana utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye bwose. Ni karibu. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezero rero ugira neza, urakiranuka, urakiza. Izina ryawe Mesiya mwiza ntabwo icyubahiro, bana natwe tujye neza turengere. Ndi hano kugira ngo nsohoze ubutumwa bwiza wampaye. Reka Mana bane nanjye nkomeze, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen, amen. Nibyo turi ku mugoroba kandi nibisanga mu buryo bw'umwuka, turi ku mugoroba w'ibihe. Mbese turi gutanga amatangazo ya nyuma. Turi gutanga amatangazo ya nyuma. Mbese burya amatangazo ari gutangwa kenshi amateraniro abagiye gushira. Y'amatangazo ari gutangwa kenshi amateraniro abagiye gushira. Rero nta biba bitarumviswe, ahubwo no kwibukiranya ku by'uru rugendo. Kuko kuva kera ngo abana b'Imana iyo bahuraga byonyine bakaganira, bakibukiranya ku by'imirimo y'Imana, bakibukiranya ku by'uru rugendo, ngo ibitabo byarabumburwaga. Bakibukiranya bakaganira, ibitabo bikabumburwa. Niyo mpamvu rero Imana mu ijuru iba yatugire neza ikatuzana ahangaha, ni ukubera urukundo rw'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo, nako umuririmbyi yararimbye aravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu, aravuga ngo nta warundi uko rungana, avuga ngo rusumba izuba rugasumba ukwezi, ngo ndetse n'ikuzimu rugerayo. Ngo akongera akavuga ngo nirwo rwatumye itanga Yesu Kristo, kugira ngo twebwe abari bapfuye bazize ibicumuro natwe tugirirwe neza n'Imana. Muri make twarabukugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko kubwo urukundo rw'Imana natwe dukuruza ubugwaneza, idukuruza ubugwaneza. Yesu Kristo agiye ku musaraba aravuga ngo abarushye abaremerewe muze musange ndabaruhura, abari kure mwigire hino, kuko ni umugwaneza. Imana ishimwe cyane. Rero ibyo mwisi bitwigisha iby'ijuru. Mwisi ubwami bwo mwisi, abaperezida cyangwa abami bajya bagira intumwa batuma, mbese bagatuma bitewe hari uwo bashaka kuvugisha, ariko bakabasha gutuma intumwa. Ni nako rero bigendekera ubwami bwo mu ijuru. Ijuru naryo rigira intumwa rituma, mbese Imana igatuma abantu bitewe n'icyo ishaka kumenyekanisha ku bwoko bwayo. Imana tugendeze. Niyo mpamvu yatumaga Mose, ikamubwira ngo Mose genda ujye mu Egiputa, ujye kuburira ubwoko bwanjye kandi ubayobore bave mu maboko ya Farawo. Igatuma Eliya akaza agahanura. Imana igatuma Yohana akaza akavuga ati jyewe ndijwi ry'urangurura mu butayu. Imana tugiye neza. Imana mu ijuru ibane natwe. Rero nanjye ndagiriwe icyizere, Imana yantumye kugira ngo ntambutse message. Turasoma amagambo ijambo ry'Imana, ariko mbere ndabaza ntambutse message. Imana tugiye neza. Mbaza imisi ndi gusenga, ubwo nari ndi gusenga Imana ingira neza, ngirirwa umugisha ku Uwiteka Imana irangenderera, igira ibintu inyereka. Imana tugiye neza. Nagiye kubona mbona hejuru mu kirere. Hejuru mu kirere mbona abasirikare. Imana bane natwe. Mbona abasirikare benshi cyane mu kirere, mbona abasirikare benshi cyane ntabasha kubara umubare. Imana tugiye neza. Abo basirikare bari bakurikiwe n'igicu. Icyo gicu cyari kibakurikiye kibagose. Nagiye kumva numva ijwi rivugiye muri icyo gicu. Numva ngo igihe kisakwa ngo kiratangiye. Imana tugiye neza. Ndimwe aho ngaho nanone nongera kubona umukororombya ubundi ngo ni sinya y'Uwiteka Imana. Umukororombya ni ikimenyetso cy'amahoro. Umukororombya ni ikimenyetso cy'amahoro. Igihe umwuzure wari wenda gukama ku bwa Nowa mu isi ya mbere, Imana yagaragaje ikimenyetso cy'umukororombya, bisobanura ngo Imana irarahiye kwitazongera kurimbuza isi amazi. Imana tugiye neza. Rero mbona umukororombya wari muremure, ntabwo nabonaga utangira ndetse naho usiriza. Imana tugiye neza. Ariko ahagana hirya hahera nabyo kona nkabona hari umuntu uhagaze, naho atangiye nkabona hari umuntu uhagaze. None ngiye kona mbona wa mukororombya. Imana tugiye neza. Utangiye kuzingwa, ariko
ariko mwibutse ko mbere nari nabonye b'abasirikari bari mu kirere, ndabwirwa ngo numva ngo ijwi ravuze ngo igihe cy'isakwa kiratangiye. Imana itugiye neza, uwo mukororombya Imana itugiye neza. Ndangije nza kubona ubutumwa ku ahantu hatandukanye, ndabwirwa ngo ubwo mukororombya wazingwaga, numva ngo igihe cy'amahoro mu isi kirarangiye, igihe cy'amahoro mu isi kirarangiye, mbese ko hajeho ikindi gihe, igihe cy'isakwa kiratangiye. Imana itugiye neza. Naje kwibaza ngo mbese Imana bariya ni abasirikare bo mu kihe gihugu? Ni abasirikare se bo uwo mugabane? Ahubwo nza gusobanukirwa yuko ari abasirikare, ari ingabo z'Uwiteka Imana. Imana itugiye neza, ni ingabo z'Uwiteka Imana. Mbibutse ko n'Imana bwayo igira ingabo. Imana igira ingabo. Igihe kimwe Elisa ari kumwe n'umugaragu we Gehazi, ngo abasiriya baje kumufata, Gehazi aragenda abwira shebuja Elisa ati turapfuye, abasiriya batugose. Ngo ariko Gehazi nako Elisa aratakama aravuga ngo Mana, ndakwingiza kora ku maso umugaragu wa Gehazi abashe kureba. Ngo Gehazi akozwe ku maso yaje kubona ingabo z'abamarika zibagose. Imana itugiye neza, nubwo zitagaragara ku maso y'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka zirahari. Imana itugiye neza. Izo ngabo rero, abo basirikare ni ingabo z'Uwiteka Imana. Haleluya. Ndabwirwa rero ngo igihe cy'isakwa kiratangiye. Igihe cy'isakwa mu mahanga yose, abakomeye aboroheje mu isi yose, igihe cy'isakwa kiratangiye. Imana itugiye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Rero Imana iravuga ngo ivuga rimwe cyangwa se kabiri, ivuga uko ishatse, ivuga igihe ishakiye, igatuma bishatse, bitewe n'icyo Imana ishaka kuganiriza abantu bayo. Imana itwiteho, Imana mu ijuru idukomeze, Imana mu ijuru ibane natwe, ibane natwe. Ngiye kubona noneho ndi mwaho ngaho, nagiye kubona mbona abantu benshi mu mako atandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo abirabura, abazungu, abarabu, abahinde, abashinwa, mu bihugu bitandukanye. Nagiye kumva numva itegeko riratanzwe. Amen. Numva itegeko riratanzwe ngo abantu bose hatabuzeho n'umwe. Uzi ko Imana izi n'ururimi twumvamo, Imana itugiye neza. Gusa sinamenya niba uko nguko ivuze mu Kinyarwanda abo ngabo bari kubasha kubyumva, ahubwo numvise ijwi mu Kinyarwanda ngo itegeko, ngo numvise itegeko ritangwa ngo abantu bose hatabuzemo n'umwe, ubwo bari aho ngaho mu kibaya. Imana itugiye neza. Haleluya, haleluya. Imana itugiye neza. Numva ngo Imana izanywe no kwirebera buri muntu wese. Imana igeze kuri buri muntu wese. Imana igeze kubakomeye, Imana igeze kuboroheje, igeze kubize menshi, igeze kubize makeya, igeze kubatunze byinshi no kubatunze bikeya, kandi igeze kuri buri muryango, nta hantu na hamwe isimbutse. Imana izanywe no kwirebera. Imana itugiye neza. Mbibutse ko Imana ijya yirebera itabwirwa, ibwiwe n'abantu bayibeshya. Niyo mpamvu igihe cy'Isodoma, ubwo bari baramaze kwiyangiza, Imana yahagurukije abamarayika ngo baragenda bajyayo, ngo bazanywe no kwirebera. Imana itugiye neza. Ndiko babwiye Aburahamu ngo tuzanywe no kwirebera yuko ibyo barega Isodoma ko ari ukuri. Rero ngo Imana izanywe no kwirebera. Imana iraje kwirebera, kandi igeze kuri buri muntu wese, igeze kuri buri rugo. Imana itugiye neza, irakomanze. Imana itugiye neza. Imana irakomanze, Imana irakomanze, Imana irakomanze, Imana irakomanze, igeze kuri buri muntu wese, izanywe no kwirebera. Imana itugiye neza. Imana iturengere. Daniel wabivuga neza, aravuga ngo icyo gihe cy'iminsi imperuka, aravuga ngo icyo gihe ngo benshi bazaba basinzire mu gitaka, ngo ariko kandi bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ngo ariko ijambo rikavuga ngo ariko abo bashyuye Uwiteka Imana barinze ijambo ry'Imana, barinze ukwera kw'Imana muri bo, ngo izuba ryo gukiranuka, haleluya, ngo rizabarasira, haleluya, rifite mbese gukiza mu mababa yaryo. Izuba ryo gukiranuka rizabarasi, izuba ryo gukiranuka rizabarasi. Nubwo bimeze gutyo, harimo abantu bihanganye, harimo abantu birinze, harimo abantu bubashye Uwiteka Imana. Imana itugiye neza, Imana imwijire bane natwe, Imana iturengere, haleluya, haleluya. Imana iturengere, Imana iturwanirire, kuko abubashye Uwiteka Imana, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, kandi rifite gukiza mu mababa yaryo. Imana itwiteho, Imana idukomeze. Nibwo rero ndemwe aho ngaho, ubwo abantu bari mu kibaya, nagiye
kubona mbona abantu bamwe bari kugenda bavamo. Imana tujye neza, haleluya. Mbese uko bari kugeragezwa, Imana tujye neza. Ariko ndabwirwa ngo nta muntu Imana izagenda midene, wabwiye ko izamujyana neza ije kubikora, wabwiye kutabarije kumutabara, wabwiye kumurengeje kumurengera. Nagiye kona nkabona harimo abantu bari kurira, ndabwirwa ngo nibabwire bahozwe, imaje kubahoza kuko Uwiteka aje kubarengera. Nagiye kona mbona harimo abantu ivanye gisuzuguriro, nagiye kona mbona harimo abantu Imana hinduye amateka, nagiye kona mbona harimo abantu Imana tujye neza, Imana turengere. Nagiye kona mbona harimo abantu bamaze iminsi batakambira Uwiteka Imana ikije indwara zikomeye. Nagiye kona nkabona harimo abantu Imana ikije amaso, nkabona harimo abantu Imana ikije indwara zikomeye zananiranye. Imana mbese itabara abantu bayo, mbese yavuzeho yasezeranyije nabo, kuko ngo ntabwo izegera yihana yicuza ku mwana w'umuntu icyo avuze no kugikora izagikora. Gusa abanyabyaha ni akaga, ikifite agaciro ni ukuba warubashye Uwiteka Imana. Ndi mwaho ngaho rero, ndi mwaho ngaho. Ikindi uko nagiye kubona nkabona abantu benshi barimo baragenda bari bambaye ibintu bimeze nk'ibisarubeti, bari bambaye ibintu bimeze nk'ibisarubeti, ariko bagendaga babifashe gutya, bagendaga babifashe gutya bitabakwira. Ubwo bari babifashe gutya ntabwo byabakwiraga. Noneho ndibaza ngo nuko iki bari kugenda bafashe gutya, nitegereje sanga nta mikandara bambaye. Ndabwirwa ngo impamvu ngo nta mikandara bambaye, mu buryo bw'umwuka mukandi usobanura ukuri. Imana yangije irambwira ngo ukuri mu bantu kurabuze, ukuri mu bantu kurabuze. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanirire, Imana dutabare. Izi ni karuvati, iyi ni karuvati, iyi ni karuvati. Nuko nategetswe kuza bimeze gutya. Iyi ni karuvati, ubundi ishati ntago wayambaraho karuvati ngo bikunde, ariko mwihangane mbikore kuko ari ndi mu buhanuzi. Noneho kubw'akarusho rero ngi ndambara ebyiri. Imana tujye neza, ndambara ebyiri. Iri ngiri, iri ni ikote, iri ni ikote, iri ni ikote uko nabibonye, uko nabibonye. Iri ni irindi kote, iri ni irindi kote rya kabiri. Imana tujye neza, Imana twiteho. Iri ni irindi kote rya kabiri. Imana mu ijuru ibane natwe, tujye neza, iturengere. Nagiye kona ndi mwaho ngaho rero, nagiye kona mbona abantu benshi, bamwe harimo mbese mbona umuntu anje imbere gutya, abigenza gutya nabigenje, yambara karuvati, arangije yambara ikote, yari yambaye ikote arangije arenzaho ibirindi. Ndabaza ngo mbese Imana yanjye no kubera iki? Imana irambwira ngo ubundi mu buryo bw'umwuka ikote isobanura icyubahiro. Imana tujye neza, na karuvati nuko nguko. Harimo abantu Imana yagire neza ibaha icyubahiro, ariko barangije ibiyongeza ikindi. Imana tujye neza, mbese kuki bambaye amakoti abiri? Ni icyubahiro, mbese bafite icyubahiro cyabo, ariko bigabije n'icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Abantu banze kuba Uwiteka Imana, bamaze kwanga kuba Uwiteka Imana, barashayisha. Ndabwirwa ngo bikongeje uburakari bw'Uwiteka Imana. Abantu benshi Imana bagire neza, imaze kubagira neza nkaho bakubashye Imana, ahubwo bahitamo kwihimbaza no kwishyira hejuru no kwiremereza. Ahubwo mu mwanya wo kubaha Imana no guhimbaza Imana, bahitamo kuramya abantu no kubahimbaza. Imana tujye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Rero Imana irangije irambwira ngo abantu benshi kuko mbese bafashe icyubahiro cy'Imana bakakiyaka, aho bagahitamo kweza icyubahiro. Imana tujye neza ngo abantu benshi hari ibyo biringiye, abantu benshi hari ibyo bubatseho, abantu benshi hari ibyo mbese bashyize imbere. Ibyo bintu bamaze kubishyira imbere bituma bava ku Uwiteka Imana, baragoma, barashayisha. Imana tujye neza, Imana irangije irambwira ngo ni ukuri ngo umurengo urashize mu isi. Imana irambwira ngo umurengo urashize mu isi, umurengo urashize. Boya ndabivuga aho waba uri hose, ku mugabane wabo uherereyemo, ni ukuri umurengo urashize mu isi, kuko Uwiteka aje kubarana n'abantu be. Umurengo urashize, Imana yagira neza abantu, aho kwihimbaza ahubwo bayitera Imana umugongo, barangije barashayisha, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana. Imana mu ijuru tujye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana twiteho, mu nyihanganire. Uyu munsi ndahanura nk'uko nabitegetswe. Yesu nashimwe cyane. Ndahanura uko nategetswe. Imana tujye neza. Murabona iki ni igikapu, gutya. Iki ni igikapu. Imana tujye neza, ndahanura uko nategetswe.
topile boze contraire shenimo iki ni igikapu rodobi contrairebo setapilebo robi etaya sharizibo edidrai topererebo se contrairebo nagiye kubona mbona abantu bari kugenda gutya bahetse nabonaga abantu bahetse nkabona abagore barahetse nkabona abagabo barahetse toperebo nkabona abasore inkumi barahetse redebi contrairebo ndangije ndavuga ngo mbese Mana yanjye ko mbona bose bari kugenda bahetse ese bari abagabo bahetse abana batwise ryari ese bari abasore ese bari abakobwa babyaye ryari tutabare Imana irambwira ngo genda witegereze tepi contrairebo ngo genda witegereze ndahaguruka ndagenda nditegereza Imana tujye neza maze kwitegereza sanga nukuri ibyo bari bahetse narinzi ko ari abana Imana tujye neza mu buryo bw'umuko umwana asobanura agakiza ariko ndebye sanga nibindi bintu bahetse Imana tugire neza Imana turengere Imana inangije irambwira ngo abantu benshi bahetse bisa n'agakiza ngo ariko agakiza karagiye abantu benshi bahetse bisa n'agakiza abantu benshi basigaranye ingobyi abantu benshi basigaranye kera habayeho ngo ariko agakiza karagiye Imana tujye neza Imana turengere Imana ibane natwe ngo abantu benshi bahetse bisa n'agakiza ariko agakiza karagiye abantu benshi basigaranye ishusho yo kwera ko tarabera Imana tujye neza Imana irangije irambwira ngo abantu benshi bafite agakiza go kumunwa Imana iri gushaka imbuto mu bantu ikazibura Imana iri gushaka agakiza mu bantu kakabura Imana tujye neza Imana turengere abantu benshi batangiye abanyamwuka ariko ikibazo bagiye gusoza barimbutse kuko banze kuba Uwiteka Imana tujye neza neka mbabwire ikibazo si uburyo umuntu yatangiye ahubwo ikibazo n'uburyo umuntu azasoza Imana tujye neza kuko hari abatangiye neza ariko bashoje nabi benshi batangije iby'umwuka ariko bashoje bafite iby'umubiri Imana tujye neza Imana turengere ariko umunsi umwe umukozi Imana Paulo yandikira abantu b'Abagalatiya aravuga ngo Bagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze mwatangije iby'umwuka none mweretse iby'umubiri Imana tujye neza abantu benshi bazira ibyo baziririzaga abari baretse inzoga bazisubiyeho abari baretse gusambana abari baretse ibyaha bisubiyeho Imana tujye neza ariko bakagenda bakifite izina rya Yesu ku munwa ariko Imana areba mu mutima yabo igasanga buzemo gukiranirwa Imana tujye neza Imana turengere Imana irangije irambwira ngo toperebo ngo arabanagire neza benshi bajye muri Amerika bajye i Burayi bajye na hehe toperebo se kotrebo ngo bageze barashayisha abatanywaga inzoga barazinywa ngo ibyo byose bageze bararengwa bibagirwa imbaraga z'Uwiteka Imana kuko bageze bakarengwa bakibagirwa imbaraga z'Uwiteka Imana ngo dore benshi toperebo se kotrebo ngo indege zigiye kunyuranamo zepekotrebo ngo zibavana iyo bari baragiye zibagarura muri Afurika ngo abantu Imana ije kwambura icyubahiro basubire mu buzima bugoye ariko Uwiteka yicaye ku ntebe y'imbabazi uyu munsi none niwemera ugaca bugufi Kristo yiteguye kukubabarira Kristo yiteguye kugutabara Kristo yiteguye kukurengera Imana mwije ihabwe icyubahiro Imana tujye neza Imana turengere Imana dukomeze Imana twiteho Imana tujye neza Imana ibe mu ruhande rwacu Imana ibe mu ruhande rwacu Imana tujye neza idutabare ngo Imana abantu bagira urukundo ntawe kigira urukundo mbese kugira urukundo ni iki ubundi kugira urukundo ni ukubabarana n'abababara kandi ukishimana n'abishimye wagira urukundo ugashyigikira umurimo w'Imana ariko uyu munsi none topekotrebo awite ku ntebe guca imanza no gusebanya gusa yewe mbese ibuka wavuye ukagwa wihane ukore imirimo nk'iya mbere Imana tujye neza Imana turengere Imana ibane natwe ndeka rero natinze mukozi Imana nsomere Yobu 22 umurongo wa 21 gusa Yobu 22 umurongo wa 21 wo ngo gusa Imana tujye neza Yobu 22 umurongo wa 21 wonyine noneho iyuzuze nayo ubona amahoro ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho amen
ngo none yuzuze nayo ubona amahoro. Imana tujye neza, none yuzuze nayo ubona amahoro, nibwo ibyiza bizakuzaho. Ukimara kumva buno butumwa, ukimara kumva ko Imana igutumyeho, Imana irakugaya. Imana tujye neza. Reka mbabwire, umutima w'umuntu ntabwo urya ruswa. Bibiliya avuga ngo imbere y'umuntu wese mashyize inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, buri muntu wese yihitiremo ahamukwiriye. Imana tujye neza. Buri muntu wese kugira ngo yihitiremo, buri muntu wese kugira ngo yihitiremo, buri muntu wese yihitiremo. Nuhitamo kurimbuka uzarimbuka, nuhitamo gukiranuka ukazabona ubugingo uzabubona. Imana tujye neza. Ariko ni ukuri abantu benshi barashayishije, batangije iby'umwuka. Imana tujye neza. Imana turengere muri ribyo avuga ngo Uwiteka we utugarurire ibihe byacu bya kera. Mana utugarurire ibihe byacu bya kera, utugarurire ibihe byacu bya kera. Mana ni ukuri bene data, mama, Imana ikugarurire ibihe bene data, Imana igarurire bya bihe byo gukarago, bya bihe byo kubana n'Imana, bya bihe topere bubu ucyumva ijwi ry'Uwiteka Imana. Hahandi cyagiye muri ryabuye, cyagiye muri wa musozi kuri ka karago. Hahandi Mana we utugarurire ibihe byacu bya kera. Benda Imana ibagarurire ibihe, Imana ibagarurire ibihe, Imana ibagarurire ibihe. Reka mbabwire, mushaka Uwiteka muve ku buhanuzi bw'ibinyoma bubabwira gukira n'amazu n'amaetaje n'amavisa n'amamodoka. Nabyo ni byiza, ariko Yesu Kristo icyo yitaye nuko umuntu akizwa akazabona ubugingo buhoraho. Imana tujye neza, Imana iturengere ngo Mana tugarurire ibihe byacu bya kera. Nyiringa Mana tugarurire ibihe byacu bya kera. Imana ibagarurire ibihe. Mama, Imana ikugarurire ibihe. Nyemera ntiwihagarareho, ibuka wavuye ukagwa. Ntiwihagarareho, tekereza cyajya ugihamagarwa, tekereza cyajya ucyumva ijwi ry'Imana. Ibuka kuri ka gasambi, ibuka kuri ka karago, ibuka muri rwa rutare, ibuka hahandi muri kwe ndani, ahantu wavuganiraga n'Imana ngo Imana izagwemba ari gusanze. Imana iri kuza gushaka abantu mu bihe byo gusenga yavuganiraga nabo, irakubashaka ikababura. Imana tujye neza, Imana iturengere, Imana iturengere. Ahubwo benshi bari kwishyuza Imana amasezerano, hari Uwiteka arambwiye mu ijambo rye ngo none umva mama, umva papa, none yuzuze nayo ubona amahoro, nibwo ibyiza bizakuzaho. Ibyiza by'Imana birahari, ariko icyo usabwa ni iki? Ibyiza birahari, icyo usabwa ni iki? Ni ukwiyuzuza nayo. Imana yavuganye nawe, yakubwiye ubukwe, yakubwiye akazi, yakubwiye urushako, yakubwiye urugo rwiza, yakubwiye iterambere, yaragusezeranyije inzu, byandi byose yagusezeranyije. Si uko abinaniwe, ahubwo icyo usabwa iyuzuze nayo. Nyemera wature, ntiwihagarareho, wiyuzuze nayo, nibwo ubona amahoro. Ngo none umara kwizuza nayo, nibwo ibyiza bya bindi byose biri busohore bikakuzaho. Imana mu ijuru ibampere umugisha, Imana ibane namwe, Imana ibajye neza. Nimero zanjye za telefoni ni 0786 94 64 90 kazisubiremo 0786 94 82. Imana mu ijuru bampere umugisha. Reka dusenge Imana ibajye neza kandi bakomeze aho uri hose haranira kwiyuzuza n'Uwiteka Imana. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezera. Urera, witwa Jehova Uwiteka, Jehova Rafa, ntawanye nawe. Urera, urahambaye, urakiranuka, urakiza. Izina ryawe nushyirwe hejuru. Bamuruhande rwacu tukomeze udukize. Mwami Imana, ubutumwa mpaye gutambutsa ndabutambukije. Reka Mwami Imana buri muntu wese ubwumva, Mwami iri jambo rimubera indorerwamo yireberamo, wibuka wa yavuye akagwa ayihane. Mwami ayongera akora imirimo nk'iya mbere. Urakoze kuko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Imana igumugisha. Amen.